Nguhaye ikaze kandi nkwifuriza yuko ubuntu, imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese, kuri Yesu Kristo no ku Mwuka Wera bibana nawe. Ngiye kuganira nawe nkubwira ngo abakugendaho nibo bazacogora bakorwe n'isoni. Ndabishingira ku ijambo ry'Imana uko tubibona mu butumwa bwiza bwose bwa Yesu Kristo ndetse no muri Bibiliya muri rusange. Ariko ku byerekeye Yesu Kristo, mu gihe cyo kuvuga ubutumwa, mu gihe cy'umurimo we mu myaka yamaze, abafarisayo n'abandi bantu bashakaga gukoma mu nkokora umurimo yari arimo, bamugendagaho buri gihe, bakamutumaho abantu kugira ngo bamuce intege, kugira ngo babone uko bazamucira urubanza rwo kumwica. Nyamara nibo bakozwe n'isoni kuko yazukanye ikuzo kandi yazukanye imbaraga, ndetse bituma amavi yose amupfukamira. Reka dusome umurongo umwe ahatwereka yuko bamugendagaho cyane. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, igice cya 20 n'umurongo wa 20, Bibiliya iravuga ngo bamugendaho maze bohereza abantu bo kumugenza bigize nk'intungane, kugira ngo bamufatire mu byo avuga, babone uko bamugabiza umutegetsi w'umunyaroma ngo amucire urubanza. Muvandimwe, ngibyo byabaye ku mwami wacu Yesu Kristo. Kandi bishobora ko byaba no ku wundi muntu. Byanashoboka ko nawe ari uhagaze uyu munsi. Hari abakugendaho bigize inshuti, hari abakugenzeho wenda bigize nk'intama kandi ari ibirura. Ariko ibiriho uyu munsi ntibigukure umutima. Abakugendaho nibo bazacogora, abakugendaho nibo bazamwara. Imana izakomeza kukurwanirira. Umwami wacu Yesu Kristo yababajwe no kugeragezwa n'abantu, ariko aranesha, bityo abasha kuneshereza abamwisunga bose. Ibyo tubibona mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, igice cya 2 n'umurongo wa 18. Muri abo ngabo yapfiriye nawe urimo, mu babasha kuneshereza nawe urimo, mu babasha gutuma badakorwa n'ikimwaro nawe urimo. Abakugendaho nibo bazakorwa n'isoni, nibo bazacogora. Wowe shikama gusa ku Mana, kandi Uwiteka Umuremyi wacu ni Imana y'imbaraga, izi gutabara abayiringira. Yewe, ubu si byawe bimeze nk'ibya Hamani na Moridekayi. Ariko Moridekayi ntacyo yabaye. Moridekayi ntiyakozwe n'isoni, isoni zakoze Hamani. Nibyo, yari umuntu ukomeye, yagenze kuri Moridekayi pe, akoresha itegeko, akoresha amafaranga, akoresha abantu, ariko byafashe ubusa. Ntiriwe ndondogora, ntiwari ukwiye kwizera yuko abakugendaho aribo bazacogora bagakorwa n'isoni, yuko uzasigara ushima Imana? Ingero zirahari nyinshi cyane mu byanditswe byera, ariko no mu buzima busanzwe ndahabona ingero pe. Umuntu, ni urugero nshaka kuguha, umuntu yaratuye muri quartier, Imana imuha umugisha, abona akazi keza, kandi muri ako kazi ntiyigeze yirengagiza abaturanyi. Uko yajyaga muri mission yagiraga ibintu abazanira, imodoka ikaza yuzuye, akagira ibyo ashyira mu rugo, akagira n'ibyaha abaturanyi. Wagira ngo se byarabanezezaga? Byatumaga se bamuvuga neza? Wapi! Byitwaga ko atwirataho, byitwaga yuko atwiyemeraho, byitwaga yuko adufata nk'abatindi, byiswe ukuntu gutandukanye. Nyamara mu mutima we nta kibazo yari afite. Batangiye rero gukora amanama yo kumugenza, yo kumugendaho, yo gushaka uburyo bamugirira nabi.
kandi mu by'ukuri bari kubigeraho iyo hataba ukuboko kw'Imana. Uzi ukuntu babigenje? Baragiye baricara baravuga bati reka tuzamugerekeho igihanga cyo kwiba, ntacyo, nanafungwa amezi 6 azatagaza akazi ke. Baragenda batoramo abasore b'ingurumbanya biba ihene ku musozi wo hakurya, barangije bayizana ijojoba amaraso yinjira mu gipangu cye. Barangije baragenda ntibanayibaga, bayijugunya inyuma y'igikoni. Noneho barangije bavamo umwe avuza akamo bati mbonye ibisambo, mbonye ibisambo. Bati kandi byinjiye mu rugo kwa runaka, bavuga izina rye. Nuko arabyuka mu bahuruye nk'abandi ngo ajye kugera asanga barakurikira bati ibyo ari byo byose binjiye aha kandi buriya niwe wabatumye. Nuko umugabo ntarondogoye bamujyana mu rubanza, bavuga ko yafatanywe igihanga. Ubwo bamuzamukanye bamwikoreje ihene, abo yagiriye neza, abo yagabuririye abana, abo yafashije. Muvandimwe, ntibigutungure, birashoboka ko abo wagiriye neza uyu munsi batakibuka ineza, ariko Imana irayibuka. Birashoboka ko abo wafashije uyu munsi aribo bari mu nama zitandukanye, ariko humura, abakugendaho, abashaka kugira ko ugerwaho n'ibibi bazacogora kandi bazakorwa n'isoni, wowe uzagumya uhagaze ku bw'Imana. Yaragiye, utakwambuye aragukerereza, arafungwa, wagira ngo Satani yayahagurukiye rimwe. Urubanza se wagira ngo barushyize ryari? Nubwo si itegeko ry'uko umuntu utarahamwa n'icyaha aba ari umwere, wagira ngo aba ba hafi si bo babikwirakwije, bagakwirakwiza amafoto ye kuri WhatsApp ngo burya kanaka nubwo ari umufongisiyoneri ariko ajya yiba. Rero Imana cyakora yaramuburaniye, hanyuma ba bantu basinze, ba basore basinze nibo batangiye gushwana. Barangije umwe aravuga ngo ariko sha, ngo kanaka akomeze aborere muri gereza ngo n'ukuntu yajyaga adutera akantu. Inkuru iragiye, inkuru ibigeze aho ibihamya biboneka, nuko umugabo avamo. Sinire nkubwira ibyaba ari uko byabagendekeye, icyo nashaka kukubwira gusa ni uko Imana ijya ishobora gutuma abakwirukaho bacogora, bakorwa n'isoni, kandi ukagubwa neza. Reka dusenge kubw'iri jambo kandi wizere yuko rwose ntacyo uzaba, ahubwo abakwirukaho, abakugendaho bazacogora ubareba, bazakorwa n'isoni ubareba, bikubere uko wizeye. Mwami Imana, ndagushimiye. Mu buzima bw'abantu habamo ishyari, mu buzima bw'abantu habamo inzangano, mu buzima bw'abantu habamo guhimba ibinyoma, ariko mwene data ukurikiranye iki kiganiro ari mu mwanya nk'uwo, murwanirire, wiyubahishe ubwawe, wihishe icyubahiro ubwawe. Mana, wiyerekane kuri Imana ibireba byose no mu mwijima, kandi yuko uri Imana ijya ikura umuntu mu kaga, ijya ikura umuntu mu bibazo. Kubw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu, amen.